hano ikirinda watangiraga nk'uwa mbere primaire, ubwo watangiraga kubazwa ubwoko bwawe. Data wacu mukuru witwa Oscar yaje mu rugo ari nimugoroba, aravuga ngo namenye yuko papa wawe bashaka kumwica. Ubwo papa yaracuruzaga, ubwo Oscar amaze kubivuga gutyo, ubwo yabibwiraga mama aravuga ati subu turatuma nde kugira ngo ajye kubabwira ko bari bwicwe. Icyo gihe nubwo atari nge wari mukuru, ariko ninge bahisemo, barambwira ngo genda wirinde guca mu kayira gacamo abantu, wowe ugende nugeraho papa wawe akorera, hari abantu benshi, hari n'abicaye hanze, umwongorere umubwire yuko abakiriya bari mu nzu ye ari abaje kumwica, atari abaje kumugurira gusa. Nabikoze gutyo, nagiye koko nongorera papa, ndamubwira ngo aba bantu bari hano bambwiye ko ngo ari abaje kukwica. Ubwo maze kubimubwira, papa yarambwiye ngo nanjye nari nabiketse. Yahise ambwira ngo genda ubwire Uwimana nawe mu nzu harimo abantu benshi. Yakoreraga imbere yaho papa yakoreraga, hariyo abantu benshi nabo nabaje kumwica. Nawe genda umwongorere umubwire, umujyane mu cyumba, umubwire ngo yuko ushaka kugira icyo umubwira, umujyane mu cyumba nawe umubwire gutyo. Naragiye mbikora gutyo, ndamuhamagara tujya mu cyumba, ndamwongorera, nawe nsanga nawe yari yabiketse ariko nta gihamya yarabifitiye. Ubwo papa naragarutse, papa aca mu kayira kacaga munsi y'inzu ye yakoreragamo, kaganaga nko ku matuwarete. Arambwira ati ngiye kunyura hano nzamuke njye mu rugo, hanyuma nawe ntutinde hano, ukimara kubona ngiye kurenga nawe use nk'uca hano ugiye nko kuri tuwarete, nawe uzamuke, kandi ntugende uca muri kano gahanda, ugende uca ahandi hantu mu tuyira gutyo. Nabikoze gutyo, azamuka. Kuva uwo munsi ntago twongeye kurara mu rugo. Papa n'abo bakuru be, hari n'ababyara be bari aho hafi, bahuje inka bakajya barara hamwe. Njya nibuka yuko hashize nk'iminsi nk'ine, papa nibwo yavuze ngo mbese aba bantu bari bagiye kutwica baradusahuye, uwajya kwibwira ubuyobozi tukareba ko bwadufasha. Papa yafashe inzira, iyo urenze kuri komine Bwakira, komine Bwakira iri inyuma y'umusozi uri kurira mu musozi uburira kuri komine. Iyo urenze kuri komine ujya ahahoze superefegitura ya Birambo. Superefegitura ya Birambo yahuzaga Bwakira, Mwendo, numva ari na Kivumu niba ntibeshye. Papa ubwo yari afashe inzira agiye mu Birambo, yageze hafi, ugiye kugera ahantu hitwa mu Nganzo, kugira ngo uzamuke kujya kuri komine, hari umugabo witwaga Museruka, agiye kubonabona bari kumwirukankana. Biseruka bamwiciye aho, inka baratema, nta nubwo bazibagaga neza, baratemaga bagatwara. Papa yahuye na Kabasha yari burugumesitiri wa komine Bwakira, niwe wari umuyobozi wacu. Aramubwira ngo ko mbonye hano inyuma hari umuntu bari kwirukankana, kandi kubigaragara ko mbona bashobora kuba banamwishe, bimeze bite ko mutarenganura abantu? Kabasha yaramwitegereje, arangije aramuseka, aramubwira ngo mbese wowe unyuze he? Papa yarakase aragaruka, ariko siyongera guca mu muhanda, yashakishije izindi nzira paka ageze mu rugo. Ahageze aravuga ngo bya bintu birakomeye. Njya nibuka yuko
namunyuzeho ahagararanye na data wacu mukuru, uravuga ngo igihe cyacu cyo kwicwa cyageze. Urumva yari yabonye ibimenyetso. Icyo gihe narabegera, nubwo nari umwana ntabwo bashaka kuvuga ngo numve, ariko naramwegere ndavuga ngo numvise barashyizeho undi Perezida Habyarimana, nzi ko abaperezida bose bitwa Habyarimana. Icyo gihe baransetse, barangije baravuga ngo ihangane ntacyo, ubwo barongera banga kuvuga numva, ariko nari nabyumvise. Njya nibuka ubwo jenoside rero yatangiraga, njye wavuye mu rugo bwa mbere. Papa yaramfashe, arangije arambwira ngo ngwino nkubwire, turasohokana. Arambwira ngo genda ujye kwihisha kwa kanaka. Ubwo aho ngaho bari bavuganye yuko bari bwohereza umwana. Ndagenda, mpageze, ariko hari ijambo yahoze avuga. Bonome hari indirimbo ajya aririmba ngo ujya wibuka ngo rya jambo ngo yasize akubwiye. Hari ijambo rero yarambwiye ngo mwana wanjye, jenoside yavuze ubwicanyi bwatangiye bwo kwica abatutsi. Nubasha kubaho uzaba umugabo kandi uzamenye umuryango. Icyo gihe yari afite amafaranga make yarayampereza. Arambwira ngo nugeraho bikomeye uzayifashishe. Ibyo bintu byabayeho ndabyibuka. Icyo gihe rero yambwiye aho njya kwihisha. Ndagenda, ambwira uburyo ndi bugende, ambuza kugenda nyura ahantu hari uduhanda. Arambwira ngo nuhura n'abantu, n'ahantu hari abantu benshi, ntubegere, ugende ubanyura kure cyane rwose. Nabikoze gutyo, ndagenda ngera aho ngaho nari ngiye. Mpageze nsanga hari abantu baturutse hano mu bitaro babiri. Harimo uwitwa Kabera wari utuye i Rusenge. Uwundi mugabo we ntago nari muzi, na n'ubu ntago muzi. Mu by'ukuri aho hantu uwo mugabo yaranyakiriye. Nibuka ko yampaye amata anshyira mu nzu. Muri uwo mugoroba mama yarahansanze. Ubwo tubaye abantu 4. Ubwo twageze ku mugoroba, ubwo bwarakeye. Nibwo umuntu wa mbere nabashije kumwumva, ariko ibwakira bari baraye bateramo amagerenade bari kwica. Njya nibuka yuko mama yavuze ngo ariko wajya kuri komine buriya ntago baturindirayo. Abagabo baravuga ngo hoya, hariya ntago baturindirayo ahubwo twahicirwa. Hano Ikirinda naho bari batangiye kwica hano Muresi. Nukuvuga ngo Muresi hiciwe abantu benshi. Hano Ikirinda hari kubera inama y'abapasiteri mu rwego rw'igihugu. Bivuze ngo abaganga baha, abapasiteri abenshi biciwe hariya Muresi. Pasiteri Mugemera nk'uko babivugaga niwe umuntu wabashije kurokoka hano hirya Muresi. Numva uburyo yasohotse, hari abantu b'interahamwe z'ahangaha Ishyembe. Baramubona baravuga ati se yabasha kurira agatambuka. Ubwo uwo yageze inyuma, uburyo yuriye akagera inyuma agaca kuri ra Nyabarongo, habaga bariyeri, yahaciye nijoro arambuka agera i Muhanga. Byo ntago ndi bubitindaho cyane. Ubwo reka ngaruke ahandi nari nahungiye, handi twari twagiye kwihisha. Umuntu umwe mu bantu batari bagiye Muresi cyangwa bagiye ibwakira yarakiri mu rugo, baramwirukankana. Bamutemeye nko muri metero 300 zaho narindi. Baramwirukankanye bamutera, bagenda bamutera n'imijugujugu y'imihoro, impiri. Ubwo barangije bamwicira aho ngaho.
bamaze kumwica inka barabaze barazitemagura, buri wese no gukuraho uruhu ntago bakuragaho uruhu. Ahangaha ntago byari bisanzwe, umuntu yatwaraga inyama akagenda. Umaze kwira rero, ubwo uwo munsi uwo mugabo yaravuze ngo hano muhari muri benshi, ariko yarazi inshuti z'iwacu, aravuga ngo reka wowe na mama wawe tubaherekeze tubajyane kwihisha aho handi hari i Murambi. Ubwo twaragiye tugera aho ngaho twari tugiye kwihisha. Tuhageze baravuga ngo ntago byakunda yuko tubahisha, umudamu wa nawe ni umututsi, dufite ubwoba yuko bari buze kugira gute, bari buze kudusaka, bazi ko mugenda hano kandi n'umugore wanyu mfite ubwoba ko bashobora kumwica. Mama bamuhaye umwenda wo kwifubika arakomeza. Tugeze ahantu hari umugabo w'umupasiteri wo mu Nganzo, mama aravuga ngo ko hari umugabo w'umupasiteri buriya si baduhisha. Twaragiye turakomanga, tumaze gukomanga umugabo avuga cyane, aravuga ngo yewe muntu ugenda izi saha urajya he? Twivuze twubatangiye kuvuga cyane, dukomeza urugendo. Ubwo mama yahise avuga ngo tujye, hari ahantu mushiki wanjye bari baramubyaye mu butisimu, aravuga ngo reka tuba ariho tujya ture ko baduhisha. Mushiki wanjye nkurikira nawe niho yari yihishe. Twaragiye turahagera, tuhageze dukomanze, baravuga ngo abantu bose barabizi ko muri inshuti zacu ahangaha ntabwo twabahisha ngo bikunde, ahubwo hari undi mwana wanyu uri hano, reka tumubahe hanyuma mukomezanye. Ubwo twahise tuba abantu batatu, duhita tugenda tujya hano hakurya kuri kano gasozi mureba. Hari umugabo witwa Samusoni yaturwanyeho bishoboka. Twaragiye tujyaho mama we yari atuye, turakomanga, baradukingurira, aravuga ngo mbese muracyariho? Twumva ko batugiriye impuhwe. Arangije aratubwira ngo nimuhumure ndabahisha uko mbishoboye. Arangije avuga ngo nimwinjire mu nzu. Twinjira mu nzu, aragenda yegera uwo mugabo witwa Samusoni, aramubwira ngo ko mfite abantu bo kwa Rufayire, ntago wamfasha kubahisha? Samusoni yavuze ati babwire bazi. Ubwo twaragiye tugera aho ngaho kwa Samusoni, adushyira mu nzu aratugaburira. Ubwo hari nijoro turaharara, mu rukerera yaratwimuye atujyana mu rutoki ajya kuduhishamo. Ubwo twiriwe mu rutoki, bigeze nko mu ma saa 4, hagati ya saa 4 na saa 3, ubwo data wacu Simbizi Oscar bahise bamuvumbura hakurya yaho twari twihishe. Tubyumva amuvumburana n'umumama nawe dufite icyo dupfana witwaga Mukarugaba. Barangije bajya kubica. Bagiye kubica ara kuri Mashyiga. Uwo Simbizi Oscar yabonye, ubwo bari bafasha abantu benshi cyane bagiye bakura impande n'impande, babashyize ku murongo bagenda batemagura bakubita imiri banaga mu mazi. Uwo data wacu yarasimbutse agwa mu mazi, ari mu bantu bicishije amabuye. Ubwo kwihisha byarakomeje. Kimwe ariko mu bintu nshimira Imana nuko icyo gihe
Imana yandinze kugira ubwoba, yandinze no kugira amarira. Ibyo byose narabimenyaga, ariko nkumva yuko kubera ko nanjye ndari ngiye uzakurikiraho, ntago nageze ndira. Ubwo rero muri iryo joro wa mugabo wari waduhishe yaragarutse aza kureba ahantu yari yaduhishe. Aho mama yari yihishe naho mushiki wanjye nkurikira yari yihishe, nawe yitwa Nishimwe Françoise, sinavuze izina rye. Ubwo arabafata aravuga ngo arabazamukana, ariko ngiye kubera ko nari nabonye hakurya yacu bari kugenda bavumbura abantu benshi, ngewe navuye hafi yabo. Uko yari yaduhishe nari nabibonye, nanjye naragiye ngo muri urwo rutoki, ariko ndavuga ko kugira ngo batuvumburire ahantu hegeranye gutya, ndimuka nanjye ndagenda nishyiraho ibyo bishara ndihisha. Yaraje aje kubatwara, ngiye yaranshatse arambura, amaze kumbura azamukana uwo mama na mushiki wanjye abajyana mu rugo. Bigeze nko mu saa sita za nijoro, hagati ya saa sita za nijoro na saa 8 aho ngaho, imvura yaraguye ari nyinshi. Ngiye navuye mu rutoki nk'umuntu ugiye kugama imvura, sinarinze naho amasaha ageze. Arakingura arambaza ngo mbese wari urihe ko naje kubashaka nkababura. Ndavuga ngewe nari nimutse, ntago nari nyiri handi wampishe, nari nagiye hirya yaho kugira ngo bataza kutuvumburira hamwe. Ubwo muri icyo gitondo cya kare yari yapanze ahandi hantu ajya kubahisha hano inyuma Inyamugari. Ubwo yaratwegeranyije aratubwira ngo mama wawe na mushiki wawe ndabajyana Inyamugari. Inyamugari ni inyuma hano gutya, iyo hari ureba Nyabarongo nanone arabajyana, aravuga ngo wowe nabonye uzi kwihisha, wowe ndakugumana. Ubwo nuko nagumye aho ngaho. Byageraga nijoro nkagenda akangaburira. Hari ubwo mu minsi ya mbere nabanje kujya ndyama nkagenda mu rukerera, ariko ibyo byavuyeho. Noneho sasa nkajya ngenda nkarya nkongera nkisubira mu bihuru, kuko numvaga ko mu bihuru nta muntu uzankuramo. Ubwo narahihishe mpamara iminsi, ariko muri iyo minsi nahamaze, ubwo nanone yari ari gushaka ahandi hantu azajya kumpisha. Nibwo yamfashe, yari umugabo ukunda gusenga, aravuga ngo ndashaka kuzakwimura nawe nkakujyana kuguhisha, anjyana ahantu hitwa Inyamugari. Nanone ndabyibuka hari saa 8 z'amanywa, nibwo bwa mbere kuva jenoside yatangira nari ngiye kugenda ari ku manywa. Yarasenze arangije aravuga ngo tugende ntugire ubwoba, nubona mpagararanye n'abantu ujye ukomeza ugende gake ariko ntiwiruke. Ndangije naribajije ngo papa ko abantu benshi bari bamuzi, turaca ku tubari tw'Imurambi gute? Arangije avuga ngo wowe ntugire ubwoba, uracyari umwana, wowe turakomezanya. Yarasenze dufata urugendo ducana ku Karambo, hari ikibuga kiri hano munsi mwabonye, tugenda uriya muhanda wose. Turagenda tugera Imurambi epfo ahantu hari iteme, ntabwo twaryambutse. Kimwe mu bintu nibuka, tugeze kuri iryo teme hari umurambo. Nagiye kumva numva abantu barimo kuganira, baravuga ngo uyu muhungu wapfiriye hano ni wa muhungu wo kwa Munyamugo.
uwo ni data wacu muto. Twarakase turagenda tugera i Nyamugari, aho yaragiye yari yabwaye n'umuntu ari bumpishe. Uwo mugabo aravuga ngo ntacyo muzane, ndamuhisha. Narahihisha aho hantu. Ukuvuga ngo uwo mugabo wari uduhishe yageze aho ngaho aravuga ngo Antoine ndabona ari akana, abantu b'inaha ntabwo bamuzi, reka mujyane aho ngiye guhinga, araba ndebera iriya nka, araba ahagaze hafi yayo. Naragiye negera aho ngaho hafi yaho bari bari guhinga. Ubwo barahinga, hari n'abandi bantu bari bari aho hafi, bakajya baganira bavuga ukuntu abantu bari kwicwa. Aho hari hejuru noneho ya Nyabarongo. Najyaga kumva nkumva abashumba bari baragiye aho hepfo n'abari baragiye hakurya ya Nyabarongo, nta mwanya washiraga baravuga ngo dore umurambo uramanutse. Hashira akanya akongera kuvuga ngo dore umurambo uramanutse. Hashira akanya ngo dore uriya murambo wo warahagamye. Ibyo narabyumvaga. Nukuvuga ngo namuherekeje aho yajyaga guhinga nk'iminsi nk'itatu. Muri iyo minsi itatu abatuye aho hafi bari batangiye kumubaza ngo uriya mwana ko tubona asa n'inkotanyi. Icyo gihe yarambwiye ngo nzajya ngusiga mu nzu, abantu batangiye kugukeka, ntabwo twakongera kujyana. Ngo yasigaga mfungiranye mu nzu, akajya guhinga akagaruka. Nyuma yaho hari mukuru wa Nafutali wansanze aho ngaho, turihishanya tuba abantu babiri. Ubwo kugira ngo nzave aho hantu, hari igitero cyambutse Mashyiga gica muri wa muhanda hakurya. Twarakibonye icyo gihe. Uwo mugabo none yari yavuze ngo nimusohoke, byibura mwe mugiye mu gikari, mwe mugiye kota akazuba. Ubwo igitero cyaciye aho ngaho hakurya tureba, ariko ntabwo twumva ko kiri bukati kikaza aho ngaho. Icyo gitero cyarakase kiragaruka. Bumaze kuba nimugoroba nko mu saa 11 gutyo, twumva abantu benshi bari kuvugira ku irembo. Barangije barambwira ngo runguruka urebe abo bantu niba atari cya gitero cyakase cyagarutse. Namanutse gatoya ndebera muri iriya myanya urugo ruba rwarasize, mbona abantu bafite uduhoro dusongoye amugi yombi. Mbona abantu bari bafite impiri ziteyemo imisumari. Mu kugarukaho kugira ngo mbabwire ngo ni igitero, urumva n'undi hari ahantu hegeranye, ntabwo hari ahantu hanini. Narakase aho kugira ngo mbabwire, ntangira kurira urugo, babona ntangiye kurira urugo, ndasimbuka ngwa muri urwo rutoki. Nahise manuka muri urwo rutoki, manuka niruka. Ngeze ahantu urwo rutoki rwari rugarukiye, hari umukingo muremure, ndasimbuka ngo aho hantu hari intabire bari barahinze. Ubwo babandi bankurikiye baciye munsi y'urwo rutoki, baciye mu rutoki. Kubw'amahirwe barankurikiye, bageze kuri wa mukingo bajya gukatira ahandi. Ariko babandi baciye haruguru bahingutse mu gikari, bari bavumbuye mukuru wa Nafutali.
ubwo uwari uduhishe yahise ahamagara ba bandi ngo nakana kaha haruguru kagize ubwoba, iyo ntabwo ari inkotanyi nimwigarukire. Namanutse niruka, ubwo ngeze mu nzira mbona ndebye inyuma mbona ntabwo bankurikiye, mpita ngenda gakeya kubera yuko numvaga ko ku misozi wambona nirukanka yahita avuga yuko ko ndi inyenzi nk'uko babivugaga. Nagenze gakeya ariko numva yuko ningera imbere ndi bubone igihuru ndi bwihishemo. Naragenze ngera muri ako kayira, ndina ngera mu muhanda ntarabona ahantu nakwisha. Ku mutima nahise ntekereza ndavuga ngo nkuko n'ubundi naje hano ari ku manywa, uwagenda ari ku manywa. Nibuka yuko nari mfite ikote rya gris papa yari yarampaye ngo nzajye nryifubika. Iryo kote niryo nifubikaga iyo nageraga ahantu nshaka kuryama, niryo naryamiraga, niryo niyorosaga. Iryo kote ryaramfashije. Ubwo narazamutse nca ku gasantere k'Imurambi hepfo ka mbere, mbona ndaharenze ngera kuri santere ya kabiri y'Imurambi, mbona umugabo twari duturanye afite umuhoro utyaye cyane, ariko mubona ari haruguru y'umuhanda ari kumwe n'undi mugabo bagiye kwinjira mu kabari. Ubwo nakoze mu mufuka muri icyo gikote nambaraga cyandutaga, ndeba mu kabari mbona barinjiye, ndakomeza ndaza ncano ku karambo nsubira aho ngaho kuri wa muntu wari waranjyanye. Mpageze nahingutse kwa murumuna wa Samusoni, ubu naciye mu rutoki nkihagera nyuraho ngaho mu gikari mpura n'uwo mugabo arambwira ngo mama wawe bamuvuna haruguru kwa Samusoni. Rero va hano ureba ahandi hantu ujya kwihisha. Ubwo ari umunsi wa kabiri nari ngenze ari ku manywa. Ubwo mama bamuvumbuye aho ngaho kwa Samusoni, hari harimo abahungu bahaha kujya kuri kano gasozi uri kubona, hari harimo interahamwe zaha ngaha Ishyembe, harimo abitwa ba Matwi. Matwi yari yaranditse izina, n'abitwa ba Mani. Baravuga ngo interahamwe zose z'Ishyembe nizo zimuvumbuye. Noneho havuyemo umwe aramubwira ngo mada, ko watugaburiye, ko wadufashaga, wakwihanganya ukaduha amafaranga tukakureka. Mama hari amafaranga yari yarahaye umugore wa Samusoni ngo babe bamubikiye. Arangije ese yegera umudamu wiwe Samusoni, kigiye nta nubwo yari anahari, yaje asanga ibyo ngibyo bisa nkaho birangiye. Ubwo aramwongorera, interahamwe bayabibonye. Umugore mu kwinjira mu nzu, interahamwe yari yamwinjiyeho. Noneho amafaranga ubwo yari kumwe n'ayo mugabo, uwo mugabo yaguraga inka akongera akazigurisha. Ikintu yakoze iyo nterahamwe, yashikuje amafaranga. Mu gushikuza amafaranga isohoka muri iyo nzu, ariko indi nterahamwe yari yamukurikiye ihita ibona ko ari amafaranga ishikuje. Wa wundi aho kugira ngo agaruke mu gitero yahise amanuka, wa wundi bamubonye abamumanutseho. Amumanutseho cya gitero cyahise kiba ngo bari abantu bashobora kuba babonye amafaranga, baba babirutseho. Samusoni yarageze aho ngaho, arangije ahita areba mama aramubwira ngo icyambere byari ubuzima, wowe reba ukuntu ujya kwihisha, bari abantu nibamara kugabana amafaranga barahita bagaruka. Mama nuko yavuye aho ngaho. Ubwo ngewe rero nkimara kugera aho ngaho, bambwiye ko mama bamuvumbuye aho ngaho, nahise ntekereza ahandi hantu ujya kwihisha. Ubwo naramanutse nsubira nshaka gusubira muri ka gahanda, numva moto y'umuntu twari duturanye kandi yabaga afite imbunda ayifite no kuri iyo moto,
ndangije naryamye mu gaferege kari kari aho ngaho, moto iraza inyura munsi yanjye neza y'aho hantu narindi. Ubwo nahise ngenda muri ako gahanda njya aho ngaho nagiye kwihisha. Mpageze barambwira ngo igitero uyu munsi cyapanze kujya gusaka kwa Samusoni, niho babakeka baravayo baza hano. Nasubiye kwa Samusoni, ariko noneho ngenda ca mu nzira, mu twira, mu ntoki, mu dushyamba, nindaga guca mu nzira kugira ntahura n'abantu. Naragiye nsubira muri rwa rutoki, nari nzi uburyo nari nsanzwe mpihisha, ndagenda ndahihisha. Bumaze kwira nazamutse njya kwa Samusoni, arangije aravuga ngo mama bamuvumbuye hano, rero haracyari impungenge ko bashobora no kugaruka, shaka ahandi hantu ujya kwihisha. Ubwo naragiye njya kureba ahandi hantu najya kwihisha. Ndazamuka ngera ahantu bita kwa Ruhamiriza. Ubwo nari ciye muri iyo nzira. Ruhamiriza nawe yari umwicanyi uzwi. Ubwo nazamutse mu rutoki rwaho ngira ngo ninjire mu kayira nambukanye njye gushaka igihuru najya kwihishamo. Ngiye kubona mbona umuntu ankubise itoroshi mu rutoki ngo niruke. Uwo muntu ambwira ngo wigira ubwoba Antoine, yari yamenye. Ubwo yambwiye gutyo numva mbwiye neza, ndavuga reka no kwiruka. Yaraje aransuhuza aravuga ngo manuka tujye mu rutoki. Arangije arambwira ngo mbese papa wanjye waba umuzi? Arangije aramubwira ngo ndamuzi. Ibyo akora waba ubizi? Ndavuga ndabizi, yanditse izina mu kwica. Arangije arambwira ngo ugumye hano mu rutoki, ngiye kuvugana na barumuna banjye numve niba twaguhisha. Namubwiye ngo ntago nakwinjira mu nzu yanyu, papa wawe aje yanyica. Avuga ngo wigira ubwoba, ntago ajya arara mu rugo, arara mu kazi. Ubwo nagumye aho mu rutoki, aragenda avugana na barumuna be. Arangije agaruka mu rutoki arambwira ngo ngwino mu nzu, papa akunda kugera ahangaha mu masaa 6 z'ijoro kandi araza akarya kongera akagenda. Baranyinjize bampa ibyo kurya. Arangije anshyira mu cyumba cyiwe, arambwira ngo injira munsi y'igitanda. Ninjira munsi y'igitanda. Arambwira ngo ntugire ubwoba kandi ntukorore niwumva papa aje. Impamvu gushyize munsi y'igitanda ni ukugira ngo aramutse yinjiye mu cyumba abe atakubona, ariko icyumba cyanjye ntabwo ajya kigeramo, ntugire ubwoba. Byagenze gutyo, njya muri icyo cyumba, ninjira munsi y'igitanda. Papa we hashize umwanya araza, umva arakomanze, arinjira, ararya, aravuga ngo uyu munsi ngo nta kintu twabonye, ngo ariko ngo nsubiye mu kazi. Asubira mu kazi. Nibwo bambwiye bati noneho zamuka wurire ku gitanda uryame, ubu ntabwo ari bugaruke, mu rukerera turakuzindura ujye kwihisha. Ubwo baranzinduye, ariko mu kunzindura bwasaga nkaho bumaze gucya. Inyoni zaravuga ariko hagaragara, mbona nta hantu nanyura, nshaka ahantu nakwisha mu rutoki rwabo. Urutoki rwabo rwari ruhingiye, mbona abantu bose baraza kumbona. Ndagenda, kubw'amahirwe ngera ahantu hari umugwegwe, sinzi niba umugwegwe, birashoboka ko hari abantu batawuzi. Ni ikintu kigenda gifite ibintu by'ibishami bigenda biryamirana ukuntu. Ndagenda ndabyera ndamamwo. Aho narahiriwe. Bigeze ninjoro kubera ko uwo muhungu yari yambwiye ngo uzajya uza ahangaha uhihishe, tuzajya tuza tugufate kugira ngo utazakubitana na papa.
ubwo nuko nabigenje, nagarutse hahandi ya masaha baraza baramfata ansubiza mu nzu, ndongera ndaryama. Haciye iminsi 4 Ruhamiriza yamenye ahantu hari inka y'umututsi. Hari umuntu wari warayigwatirije, ubwo baravuga ngo tujye kurya iriya nka. Bagiye kurya iyo nka, naho hari umuntu, uwo muntu wari warayikomeyeho, nawe yari interahamwe, asanga ateguye nawe izindi nterahamwe, aravuga ngo iyi nka nayo iragiye igihe kinini, ntabwo bari buyituryane, mwihagarareho. Icyo gihe Ruhamiriza yaraje, aravuga ngo umusore iriya nka, arangije aravuga ngo iriya nka ntabwo mwayisohora. Agiye kuyisohora amukubita umuhoro. Ruhamiriza aza muri bino bitaro, ubwo abahungu be barambwira ngo noneho uzajya uza, nta kibazo, papa ntabwo ahari, bamutemye.